muraho mwese. Dushimira Imana iduhaye umwanya wo gusangira ijambo ry'Imana. Njyewe mwumva ni Pasiteri Rugerero Jean Pierre. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dukoresheje igitabo cy'Itangiriro ibice 27, aho dusoma kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 17. Ni ibyiciro bigera kuri 3 tuzaganiramo iri jambo ry'Imana, ariko uyu munsi mureke tubumbure mu Itangiriro ibice 27, umurongo wa mbere kugeza ku wa 17. Mba mwageze mureke nsome. Haranditse ngo Isaka ashaje, amaso yamaze kuba ibirorirori, ahamagara imfura ye Esawu ati, mwana wanjye. Aritaba ati, karame. Umurongo wa 2 aramubwira ati, dore ndi umusaza, sinzi igihe nzapfira, none ndakwinginze enda ibyo uhigisha ikirimba cyawe n'umuheto wawe, ujye mu ishyamba umpigurireyo umuhigo, ndekere inyama ziryoshye nk'izo nkunda, uzinzanire nzirye mbone kuguhesha umugisha ntarapfa. Umurongo wa 5 aravuga ngo Rebeka yumva Isaka abwira umwana we Esawu. Esawu ajya mu ishyamba guhiga ngo ahigurire se umuhigo. Rebeka abwira Yakobo umwana we ati, numvise so abwira Esawu mwene se ati, mpigurira umuhigo, ndekere inyama ziryoshye nzirye, guheshereza umugisha mu maso y'Uwiteka ntarapfa. Nuko none mwana wanjye, wumvire ibyo ngiye kugutegeka. Jya mu mukumbi unzanira abana b'ihene beza 2, nanjye ndabatekera so babe inyama ziryoshye zimeze nk'izakunda, nawe uzishyire so azirya guhesha umugisha atarapfa. Yakobo asubiza Rebeka nyina ati, dore Esawu mukuru wanjye ni cyoya, njyeweho umubiri wanjye ni umurembe. Ahari data yankorakora akamenya ko ndi umuriganya, nkizanira umuvumo mu cyimbo cy'umugisha. Nyina aramubwira ati, mwana wanjye, umuvumo wawe aba ari jye ubaho, yumvira gusa ugenda uzinzanire. Aragenda arazizana aziha nyina. Nyina ateka inyama ziryoshye nk'izo se akunda. Rebeka yenda imyambaro myiza ya Esawu imfura ye, iyo yari afite mu nzu, ayambika Yakobo umuhererezi, kandi ashyira impu z'abo bana b'ihene ku bikonjo bye no ku ijosi rye arembekereye, aho umwana we Yakobo za nyama ziryoshye yatetse n'umutsima yaguze. Dusomye kugeza ku murongo wa 17. Abahinzi buri gihe bahinga babanza kurima umurima, kubera ko kenshi kugira ngo bibe amasaka cyangwa se izindi mbuto biba bigusaba kurima, hanyuma ukazabona ko biba imbuto yawe. Uramutse ubaye inzarimirana ugahinga umurima utarawurimye, ushobora kubibamo imbuto ntibashe kwera. Ariko usanga abahinzi baba babizi neza ko ikintu cy'ingenzi mbere y'ibindi ari uko babanza kurima imirima. Rero ni Imana izi imitima yacu, kuko Imana izi imimerere y'imitima yacu. Yashyizeho ababwirizabutumwa bwiza, kandi ikintu cya mbere babanza gukora ni ukubanza kurima imitima yacu kugira ngo babashe kubibamo imbuto nziza, ariyo jambo ry'Imana. Mu by'ukuri imitima yacu imeze nk'umushike wuzuye urwiri, wuzuye amahwa n'ibitovu, kubera ko guhera mu Itangiriro ibice 3 ubwo Adamu na Eva bamaraga kwimura Imana, bivuga neza yuko umuntu yahindutse mubi. Umuntu ahinduka uw'umubiri gusa, ahinduka ubutaka gusa, ndetse Imana iravuga ngo uri umukungugu, umukungugu nimo uzasubira. Icyo Imana yabwiye umuntu ni uko azajya yabashe kwiyuhakuya, kandi ubutaka nta kindi buzamwerera keretse imikeri n'ibitovu. Rero usanga mu gihe twizera Imana, iyo tutabanje kumenya ko imitima yacu ari ukumeze ngo ibanze irimwe, nubwo ijambo ry'Imana ryakumvikana mu matwi yacu, ntabwo tubasha kuryizera.
niyo mpamvu muri iki cyiciro cya mbere nifuje ko tuganira ku mitima yacu tukarebera hamwe itandukaniro hagati y'umutima n'umubiri. Umunsi umwe numvise inkuru imwe, ni inkuru y'abasare bari barimo bagashya mu mugezi umwe witwa Amazone. Muri uyu mugezi, kubera ko ahantu wirohera mu nyanja haba ari hanini cyane, numvise ko hagera ku birometero 40, bituma abantu nubwo bagera mu mugezi bari bavuye mu nyanja kumenya ko ari umugezi bibagora. Igihe kimwe abasare barimo bagashya ubwato, barimo bava mu nyanja, ariko baza gushiranwa n'amazi yo kunywa. Muri icyo gihe amazi amaze kubashirana, bagize ikibazo gikomeye. Cyokora bagerageza kwihangana kubera ko bari bazi ko nta muntu unywa amazi y'inyanja. Umunsi wa mbere urashira, uwa kabiri urashira, uwa gatatu bumva noneho bagiye gupfa. Cyakabaye nibwo bagiye babona ubundi bwato buza basanga, hanyuma baravuga bati turarokotse. Kuva ako kanya baraburembuje, baravuga bati rwose mutugurisha amazi yo kunywa, turapfuye inyota iratwishe. Muri ako kanya abari muri ubwo bwato barimo babatambukaho barababwiye bati se mwadashya amazi mukanywa? Barangije barigendera. Ako kanya ibyiringiro byabo byose byahise biyoyoka, bumva ko nta kabuza bazapfa bishwe n'inyota. Rero umusore wari urimo mutoya utari umenyereye iby'ingendo zo mu nyanja, yaravuze ati aho kugira ngo nicwe n'inyota ngiye gupfa kunywa aya mazi. Yahise afata indobo atangira kudaha, ariko umusare w'ubwato aravuga ati reka reka nta muntu unywa amazi y'inyanja, kubera ko ari amazi y'umunyu, uramutse uyanyweye warushaho kugira inyota. Ariko wa musore yaradashye aranywa gutu, arangije ahita ajugunya ya ndobo. Akijugunya indobo yari yamiriye, aravuga ati aya ni amazi y'umugezi. Ako kanya ubwo abandi basare bageragezaga kumva koko ko ibyo avuga ari ukuri, basanze koko bari ku mugezi. Bagiyamaga hejuru y'uwo mugezi bakarira hejuru yawo, ariko ntabwo bari bazi ko bageze mu mugezi, kubera ko aho ngaho nk'uko nabibabwiye, umugezi wirohera mu nyanja. Umugezi ni munini cyane ku buryo utabona aho uhera n'aho urangirira. Ibi rero byabateye gutekereza ko bakiri mu nyanja, ku buryo bari bagiye kwicwa n'inyota kandi batari kure mu by'ukuri y'ubuzima y'amazi meza. Natwe rero iyo twizera Imana usanga ibintu nk'ibi bitubaho. Mushobora guseka aba basare, ariko nimbabwira impamvu nababwiye iyi nkuru, murasanga mu by'ukuri twese ari kimwe. Twese ni kimwe. Kubera iki? Impamvu n'ahantu dutandukanye n'aba basare ni uko ubuzima bwacu tubaho dushaka kwizera Imana, tubaho dushaka ubugingo buhoraho, tubaho dushaka kujya mu ijuru, tubaho dushaka kubabarirwa ibyaha, ariko inshuro nyinshi twibona turi abanyabyaha. Mu nsengero aho abantu bajya baba batunze iki gitabo cyitwa Bibiliya. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Bibiliya yuzuyemo amagambo y'ubuzima, amagambo ahesha abantu agakiza. Ariko ni iki gituma abantu batakira agakiza? Ni iki gituma abantu bakomeza kuvuga ko ari abanyabyaha? Ni iki gituma abantu baba badafite icyizere cy'uko bazajya mu ijuru? Iyo usomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ubona impamvu ibitera. Yeremiya igice cya 17 dushobora kuhasoma tukareba ikibazo dufite, ikibazo gitera abantu kubaho batari kure y'agakiza ariko ntibabashe kukakira, kubaho batari kure y'imigisha y'Imana ariko ntibabashe kuyakira. 17 Yeremiya 5-6 aravuga ngo uku ni ko Uwiteka avuga ati habe nk'umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye, mu mutima we akimura Uwiteka. Azaba ameze nk'ukore yo mu butayu, kandi icyiza ni cyiza ntazakibona, ahubwo azatura ku gasi ko mu butayu
mu gihugu cy'ubukuna kidatuwemo. Mwese ndagira ngo mwumvire ijambo. Biraba umuntu wiringira undi muntu, wihereyeho ubwawe, niba umutima wawe wishima amaboko yawe ukiyiringira, nta kabuza ntabwo ushobora kwiringira Imana, kubera ko nawe ubwawe uriyiringira. None umuntu nk'uyu nguyu biraba ngo aba ameze nk'igiti cy'inkokore, kubera ko yimuye Uwiteka, nubwo icyiza cyaza kimusanga ntabwo abasha kukibona. Mwibuke b'abasare, umugezi wazaga ubasanga bawuri hejuru barawugezeho, bakadashya amazi yo mugezi ngo banywe, ariko ntibabashaga kubona ko bari hejuru y'amazi meza, amazi y'umugezi, amazi ashobora kubamara inyota. Kubera iki? Umurongo w'9 muri iki gice cya Yeremiya 17 haravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushikana, kandi ufite indwara ntiwizera gukira. Ninde ushobora kumenya ukuri? Uku niko umutima wacu umeze. Imitima yacu ishukana kurusha ibintu byose. Nyamara igitangaje ni uko abantu dukomeza kuyizera, ni uko abantu dukomeza kwiringira ibyo tubwira. Mu gihe twiringiye ibyo tubwira, mu gihe dukurikiye ibyo imitima yacu tubwira, nta kabuza tubaho dutandukanye n'icyiza Uwiteka aba ashaka kuduha. Imigisha Uwiteka ashaka kuduha yose, aho kugira ngo tuyakire, idutambukaho kubera ko tutigeze tumenya ko imitima yacu idushuka gusa. Ibi nibyo byabaye kuri Esawu. Esawu ubwo yumvaga ijambo rya se rimubwira ngo ndashaka kuguha umugisha, genda unshakire inyama ziryoshye uzinzanire, yumvishe ko amaboko ye azabasha kumugeza kuri uwo mugisha. Ako kanya yarahutereye, ajya mu ishyamba, ajyana umuheto, ajyana imyambi, aravuga ati nta kabuza ngomba guhiga, hanyuma nkazana umuhigo kugira ngo data ampe umugisha. Ariko se ni iki byamuzaniye koko? Ese koko yaba yarabashije kubona umugisha? Ntabwo mbizi. Ibenda tuzakomeza tubiganireho tubirebe. Ariko ikintu cy'ingenzi uyu munsi ushaka mwumva, mugomba gutandukanya imitima yacu n'imibiri yacu. Mu by'ukuri iyo twirebyeho, buri gihe dushobora kwishima cyangwa se tukababara. Igihe twakoze neza, inyuma tukabona twakoze neza, turishima tukumva ko turi abantu b'ibitangaza. Ariko n'igihe twakoze nabi, nabwo turatenguha tukumva ko turi abantu badakwiriye, turi abantu badashobotse. Ariko ibyo byose ndagira ngo ubwire ko atari byo Imana iheraho kugira ngo iduhe umugisha. Uyu munsi ubashije gutandukanya umutima wawe n'umubiri wawe, uramutse umenye ko umutima wawe ugushuka kurusha ibintu byose, uramutse umenye ko udakwiriye kwizera umutima wawe, ni ukuri wabona ko imyaka yose umaze ufite iyi Bibiliya, wumva ibyanditse muri iyi Bibiliya, harimo agakiza kawe, harimo ubuzima bwawe. Ariko aba basare bararaga hejuru y'amazi y'umugezi, bakayarira hejuru. Natwe uyu munsi niko tumeze. Uyu munsi Imana ishaka kuduha ubugingo buhoraho. Uyu munsi Imana ishaka ko twakira imbabazi z'ibyaha. Uyu munsi Imana ishaka ko twakira imigisha yose yaduhaye. Ariko ni iki gituma abantu bakomeza kurira no kuganya? Nuko batigeze bizera ko imigisha y'Imana ibegereye. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 55 umurongo wa mbere avuga ibintu nk'ibi ngibi. Yesaya 5:5 umurongo wa mbere aravuga ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze, nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata, mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Abasare bifuzaga kugura amazi yo kunywa, ariko ubwo baburaga uyabaha, binyuze muri wa musore utarumenyereye iby'inyanja, babashije kumenya ko hari amazi badakeneye kugura. Twese turi abantu bashutswe na Satani.
igihe cyose tuvutse tugatangira kwimenya ho ikibi, aribyo twita kumenya ubwenge, usanga dutandukana n'ubuntu bw'Imana, tugatandukana n'inzira y'Imana. Nubwo biva ko umuntu wese ufite inyota akeneye kuza akaza ku mazi, kandi nubwo yaba adafite ifeza akaza akagura, mu by'ukuri abantu bakomeza guhatana bagerageza kwishakishiriza ngo babone ubugingo. Ariko uyu munsi icyo nashaka kubabwira ni iki: ntukizere umutima wawe. Umutima wawe uragushuka cyane. Umutima wawe ukwereka ko uri umuntu udakwiriye, cyangwa se ukakwereka ko uri umuntu w'igitangaza. Ibyo byose ni ibinyoma ushukwa n'umutima wawe. Niyo mpamvu udakeneye kwizera umutima wawe. Mu Itangiriro 6:5 haranditse ngo, kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Nimba kwibwira ko imitima yacu itekereza ari kubi gusa iteka ryose, ntabwo uyu ari umutima wo kwiringirwa, ntabwo yari umutima wo kwizerwa, ntabwo ari umutima dukwiriye kwemera ibyaha. Kubera ko iyo dukurikiye umutima, nubwo ibyiza byaza bidusanga, ntabwo tubibona. Nubwo twaba turi hejuru y'amazi meza, amazi y'ubugingo, ntabwo tuyabona, kubera ko twamaze kwiyunga n'imitima yacu. Kandi iyi mitima yacu dukeneye kumenya ko twayirazwe na Sekibi. Mu Itangiriro 3 nibwo umuntu yakiriye umutima ufite ubwenge bw'ikiza n'ikibi. Ariko igihe tubanye n'uyu mutima, tuba tugomba kumenya ko nta kindi kizatubaho keretse kuvumwa gusa. Nagira ngo rero mbabwire ngo umenye ko umutima wawe ari uhujwe n'icyaha uhora urwana nacyo. Uramutse utandukanye n'umutima wawe, waba umaze no gutandukana n'icyaha, waba umaze no gutandukana n'umuvumo wose. Ariko kubera ko utajya utandukana n'umutima wawe, kubera ko umutima wawe wizera, kubera ko ukurikira ibyo umutima wawe ushuka, ibyo bituma ukomeza kubana n'icyaha. Niyo mpamvu abantu benshi nubwo bari abakristo bakomeza kurira bavuga ko ari abanyabyaha. Nubwo Imana yabashyiriyeho inzira yo kubona umugisha, ntabwo bajya bakira uyu mugisha w'Imana. Bakomeza kurira, bakomeza kwiganyira, bakomeza kuvuga ko ari abanyabyaha kuri ubu ngo n'igihe bazapfira. Ariko ubutumwa bwiza, inkuru nziza nkuzaniye uyu munsi, ni uko Yesu Kristo yakuzaniye agakiza k'iteka. Aka gakiza kari imbere yawe. Aka gakiza Imana yagasobanuye neza muri iki gitabo cya Bibiliya. Mu minsi yashize umuntu umwe yarampamagara amaze ati, se nawe wizera ko Yesu yakuyeho ibyaha? Icyo gihe amaze kubimbaza namubajije, se ni ukubera iki? Kubera icyo umbajije gutya? Ese we ntabwo wizera ibyo Bibiliya ivuga? Nanjye narambwira ati, nimba Yesu yarakuyeho ibyaha, kubera iki mbona nkora ibyaha? Kubera iki mbona n'abandi bantu babikora? Iyo twirebye tubona koko dukora ibyaha. Niyo turebye abandi bantu tubona nabo bakora ibyaha. Ariko reka mbabaza, ese twizere ibyo tureba cyangwa twizere ibyo Bibiliya ivuga? Nawe mbwene ikibazo ntabwo ari ukubona ibyaha. Ikibazo si ukubona ukora ibyaha. Ikibazo si nuko ubona abantu bakora ibyaha. Ahubwo ikibazo ukwiriye kwibaza, ese Imana yigeze ivuga ko yakuyeho ibyaha byanjye? Niba Imana yarabivuze, njye nkaba mbibona, nuko niringira wa mutima wanjye w'icyaha, wa mutima ushukana kurusha ibintu byose. Ubundi si icyaha ni iki? Iyo usomye Yeremiya 2:13, tubona ko Imana yasobanuye icyaha neza icyo ari cyo. Yeremiya 2:13, reka tuhasome tumenye ngo icyaha Imana ivuga ni iki ngiki. 13 turavuga ngo, kuko abantu banjye bakoze ibyaha bibiri. Ibyaha bingahe? Bibiri. Icya mbere biravuga ngo baranyumuye kandi ari yo soko y'amazi y'ubugingo, kandi bikorogoshereye ibitega mu rutare, ndetse n'ibitega bitobotse bitabasha gukomeza
amazi. Abantu bakoze ibyaha bibiri. Icya mbere, turi abantu bimuye Imana. Twese iyo tuvukiye muri iyi si tuvuka nk'abantu bimuye Imana, tuvuka twitwa abanyabyaha. Atari uko twakoze ibibi, atari uko twibonyeho ibyaha, atari uko twabonye abantu bakora ibyaha, ahubwo nimba ushaka kumenya uko Imana igufata, ujye usoma Bibiliya. Rero uyu muntu aramubwiye ni ikibazo si ukubona ukora ibyaha, n'ikibazo si ukubona abandi babikora, ahubwo ukeneye kureba n'iki Bibiliya yivuga. Iyo Imana ivuga iby'icyaha itubwira ko twakoze ibyaha bibiri. Icya mbere, twimuye Imana. Ese ni ryari twimuye Imana? Zaburi ya 14 umurongo wa 2 n'uwa 3 uravuga ngo Imana yarebye abantu iri mu ijuru ngo irebe ko harimo abanyabwenge bashaka Imana, ariko isanga bose barayobye, barandurijwe hamwe, ngo ntawe ukora icyiza n'umwe. Mu bantu imbere y'Imana ntawe ubasha gukora icyiza. Kubera iki ntawe ubasha gukora icyiza? Nuko twese twandurijwe muri Adamu. Ubwo Adamu yimuraga Imana, yari atarabyara umwana n'umwe. Mbere y'uko mbaho, burya nari muri papa, na mbere y'uko papa abaho nawe yari muri sogokuru. Nishaka kubimenya, uzabaza ibyo bita turemangingo twa ADN. Umuntu wese aba afite ubuzima yakuye ku mukurambere we. Twese ubuzima twakomoye kuri Adamu ni ubuzima bw'icyaha. Niyo mpamvu Abaroma 5:12 bavuga ngo icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu ruzanwa n'ibyaha, kandi urupfu rugera ku bantu bose, ko bose ari abanyabyaha, bose bakoze ibyaha bakiri hehe? Muri Adamu. Uwo munsi nibwo bandujwe, uwo munsi nibwo bimuye Imana, nibwo wowe wimuye Imana, nibwo nanjye nimuye Imana. Ariko ikibabaje kuruta ibyo ni uko nyuma y'iki cyaha abantu bakora ikindi cyaha cyo kwikorokoshera ibitega mu rutare, ngo ni ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. Abasare bifuzaga kugura amazi, ariko bari hejuru y'amazi, bari bafite amazi aho hafi yabo batagomba kugura, y'isoko y'umugezi w'Amazoni. Kubera iki bari bishwe n'inyota? Ntabwo ari uko amazi yo kunywa atarahari, ntabwo ari uko batari bafite uburyo bwo kubona amazi abamara inyota, ahubwo ikibazo bari bazize kutamenya, bari bazize kwiyongerera ibitekerezo byabo kuri iki gikorwa cy'uko hariho umugezi. Bakavuga bati turacyari mu nyanja. Ese koko bari bigeze bagenzura ko bakiri mu nyanja? Oya, ahubwo bakurikiye ibitekerezo byabo. Biravuga ngo ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanyu. Mwese icyo mbasaba ni uko mugenzura ubuzima bw'umukamo wawe. Ese ni iki wita icyaha? Wita icyaha ibikorwa. Niyo mpamvu niyo wihana ibikorwa bibi. Ariko icyaha ni ukubana n'umutima wimuye Imana, ni uko wizera uyu mutima wawe, umutima wimuye Imana. Niyo mpamvu uyu munsi ndagira ngo utekereze ku mutima wawe. Ese koko ujye ukurikira umutima wawe, ujye ukurikira ibitekerezo byawe? Nimba ari uko bimeze, niyo mpamvu ukiri umunyabyaha. Nimba ari uko bimeze, niyo mpamvu udashobora kwatura kuri umukiranutsi utunganye. Niyo mpamvu utakwemera ko Yesu yakuyeho ibyaha byawe. Nabwiye umusore ntuzasome Bibiliya, nusanga birivuga ko Yesu atabasha gukuraho ibyaha byawe, uzavuge ko uri umunyabyaha. Ariko nusanga birivuga ko yakuyeho ibyaha byawe, mu by'ukuri uzizere ko Yesu yakuyeho ibyaha byawe. Indirimbo ya 88 mu gitabo cy'Abaporose iravuga ngo yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, atuma nera de. Ese umuntu wera aba afite icyaha koko? Oya, nimba wera de bivuze ko ibyaha byawe byose byejejwe, ibyaha byawe byose byakuweho, ibyaha byawe byose byaratwikiriwe. Niyo mpamvu Imana ikwita umukiranutsi, nawe ukwiriye kwizera ko uri umukiranutsi. Ariko abantu bizera ibikorwa byabo, abantu bizera imitima yabo, nta n'ikindi babona mu buzima bwabo uretse ibikorwa bibi bizamuka mu mitima yabo. Ariko ikintu tugomba kumenya ni iki:
muri Mariko 7 Yesu yaravuze ngo mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi. Mu by'ukuri nimba wizera umutima wari nawo ukurikira nta kindi uzabonamo. Mariko 7:20-21 aravuga ati ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Twese twahindutse abanduye. Kuva twese twahinduka abanduye, imitima yacu bivamo ni bibi. Imitima yacu ibyo yibwira ni bibi. Niyo mpamvu abantu bose biringira imitima yabo biravuga ngo ni ibivume. Havamo umuntu wese wiringira umutima we, kubera ko umutima w'umuntu uvamo imigambi mibi gusa. Umutima w'umuntu wibwira ibibi gusa. Umutima w'umuntu uramushuka gusa. Ariko abizera Imana baba baramaze gutandukana n'imitima yabo. Niyo mpamvu nabwiye umusore ndamubwira nti uzagenzure muri Bibiliya, nusanga bivuga ko Yesu yakuyeho ibyaha byawe, nukuri uzizere iryo jambo. Ariko nusanga atari ko birivuga, icyo gihe ntuzabyemere. Ndangije namusomeye Abaroma 9:26. Ese birivuga ngo iki muri icyo gitabo? Haravuga ngo kuko bityo aba yarakwiriye kubabazwa kenshi kuremwa kw'isi, ahubwo none abonetse rimwe gusa ku mperuka y'ibihe kugira ngo akuzeho ibyaha kwitanga. Haleluya! Yesu yakujeho ibyaha byacu kwitanga. Abantu bose bazi ko Yesu yaje muri iyi si kugira ngo atambe igitambo gikuraho ibyaha. Ariko ni iki gituma abantu batizerera ijambo ry'Imana? Nuko bizera amaso yabo, nuko bizera imitima yabo, nuko bemeranya n'iby'imitima yabo babwira. Nubwo mu mitima yabo ariho hava ibibi, usanga imitima yabo ibashuka ikababwira ngo nimwatura ibyo mwakoze muzababarirwa. Ariko nagira mbabwire ngo nta muntu ubabarirwa kuko yasabye imbabazi z'ibyaha. Ahubwo umuntu yamaze kumenya ko ari mubi, umutima we wibwira ibibi gusa, nta cyiza kiri muri we. Nk'uko Zaburi 14 yavuze ngo ntawe ukora icyiza n'umwe, uyu muntu amenya ko Yesu yaje kugira ngo yishyure ibihembo by'ibyaha, atubabarire ibyaha. Niyo mpamvu Umuririmbyi yavuze ngo yanyishyuriye imyenda yose, ambabarira ibyaha, atuma nera de. Rero iyo biba bimeze nk'uko abantu babitekereza, nk'uko bavuga bati turacyabona ibyaha, rero turi abanyabyaha dukwiriye kwiyeza, Yesu aba yarakwiriye kubabazwa kenshi kuremwa kw'isi. Ariko mu buryo butandukanye n'ubwo, biravuga ngo yabonetse rimwe ku mperuka y'ibihe kugira ngo akuzeho ibyaha kwitanga. Mwese mbabazi, ese Yesu yaba yaritambye? Nimba Yesu yaritambye, bivuze ko Yesu yakuyeho ibyaha byabo. Ariko nimuhakana ko Yesu atitambye, bivuze ko atigeze akuraho n'ibyaha byabo. Igibona ugifite ibyaha, igibona ukiri umunyabyaha, ubu uvuga ko Yesu atigeze atambwa, atigeze yitamba, atigeze anapfa ku musaraba. Ariko nagira ngo ubwire ko ubwo ngubwo ni ubuhakanyi, ni ukubana n'umutima wa Antikristo, umutima utizera ibyo Yesu yakoze, ibyo yadukoreye ku musaraba. Mu gihe twizeye ibyo Yesu yakoze, nicyo gihe dushobora guhamya, tukaririmba indirimbo ya 88, ariko tukanayizera, tukizera ibyivuga kuko ari byo bihuza n'ijambo ry'Imana. Hari indirimbo ya 375 nayo ivuga ngo hari umunsi yaruhukiye mu mva ibyaha byanjye bihamba mu mva. Ese kuki abantu bakibona ibyaha bakibonaho ibyaha? Mu by'ukuri ikibazo si uko bibonaho ibyaha, ikibazo si uko babona bakora ibyaha, ahubwo ikibazo ni uko batizera ibyo Yesu yabakoreye. Uyu munsi twasoma Itangiriro igice cya 27. Dusubiye mu Itangiriro igice cya 27 gatoya, tunasoza iyi nyigisho ya mbere, nagira ngo turebere hamwe utuntu dukeya hano.
biravuga ngo Isaka ashaje yifuje guha abana be umwana w'umugisha. uwo yahamagaye yabonaga awukwiriye yari Esawu, ariko Esawu ntabwo yigeze aca mu nzira y'umugisha, ahubwo yaciye mu nzira y'umuvumo. mu gihe Yakobo wari uri aho ngaho, nyina akibyumva yatangiye kumurangira inzira y'umugisha. inzira y'umugisha yamubwiye n'iyi, ntabwo ari iyo kugira icyo akora we, ahubwo yamubwiye ko ari bumukorere byose, hanyuma akajya imbere ya se akakira umugisha. umurongo wa 15 uvuga ngo 15 bavuga ngo Rebeka yenda imyambaro myiza ya Esawu imfura ye, iyo yari afite mu nzu ayambika Yakobo umuhererezi, kandi ashyira impu z'abo bana b'ihene ku bikonjo bye no ku ijosi rye aharembekereye, aho umwana we Yakobo za nyama ziryoshye yatetse n'umutsima yavuze. kugira ngo twakire umugisha hari ibyo Imana idusaba, ariko ibyo bintu Imana idusaba ntabwo mu by'ukuri dufite ubushobozi bwo kubyikorera twebwe ubwacu. niyo mpamvu Imana yohereje Yesu Kristo kugira ngo abidukorere. none mbabaza, ese ninde wambitse imyambaro ihagarika Yakobo imbere ya se agahabwa umugisha? ntabwo ari Yakobo wishakiye imyambaro, ahubwo ni nyina Rebeka. ese ninde wahishe inenge za Yakobo akamutwikiriza uruhu ubwoya bw'ihene ku ijosi n'aharembekereye, aho yatinyaga yuko n'ubundi bari bumutahura? nta wundi wabikoze ni Rebeka, kubera ko yari azi uburyo Yakobo ashobora kwakira umugisha. ese ninde wahaye Yakobo ibyo yitwaza agiye imbere ya se kugira ngo abone umugisha? nta wundi wabikoze ni Rebeka. niyo mpamvu muri iyi nkuru dushobora kubona ko Rebeka ahagarariye Yesu Kristo, mu gihe Isaka ahagarariye Imana Data ishaka kuduha umugisha twese. ariko ninde ushobora kwakira umugisha? ntabwo ari Esawu ujya gukora, kubera ko biravuga mu Baroma igice cya 4. dusoma Abaroma igice cya 4 dusoza. Abaroma ibice 4 duhere ku murongo wa 4. Abaroma igice cya 4 umurongo wa 4 tugeze ku murongo wa 8. hano biragira iti, nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhanira no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. iyo usomye umurongo uravuga ngo umuntu ukora we ibyo ahawe abyita ubwishyu, ntabwo abyita ubuntu. rero niyo mpamvu Imana idashobora guha umugisha abantu bakora. abantu bagerageza kugira ibyo bikorera ngo bahabwe umugisha n'Imana, nta kindi babona uretse umuvumo. kubera iki? Abefeso 1:8 mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. ariko uramutse wakiriye agakiza kubera ko wagakoreye, uramutse wahawe ubugingo buhoraho kubera ko hari icyo wakoze, ni ukuri ntabwo iyo yaba ikibaye impano y'Imana, ahubwo aba ari ubwishyu Imana ikwishyuye. niyo mpamvu umurongo wa 5 uvuga ngo, ariko rero udakora ahubwo kwizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. abakiranutsi ni abantu bizera Yesu utsindishiriza abanyabyaha. mu gihe bamenye ko ari abanyabyaha badashobora gutsinda imbere y'Imana, badashobora kwakira umugisha binyuze muri bo, icyo gihe bizera utsindishiriza abanyabyaha. nk'uko Yakobo yamenye ko ashobora kuvumwa aramutse agiye imbere ya se uko ameze, akemera ko nyina amukorera byose, niko natwe uyu munsi dushobora kwakira umugisha w'Imana. niko dushobora kwakira gukiranuka kw'Imana tukaba bakiranutse. Yakobo nyina yamutwikirije imyambaro, amutwikiriza ubwoya kugira ngo intege ze zose zitwikirwe. niyo mpamvu umurongo wa 6 hano mu Baroma igice cya 4 uvuga ngo, bimeze nk'uko Dawidi nawe yereye amahirwe y'umuntu w'Imana ibara gukiranuka atabiheshejwe
n'imirimo ati hahirwa abarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa, hahirwa umuntu w'iteka atazabaraho icyaha. Mwese mugomba kumenya ko Imana yatwikiriye ibyaha byacu. Iyi Bibiliya yatwikirijwe igifuniko cy'umukara. Nubwo hari impapuro z'umweru, ariko iyo witegereje iyi Bibiliya ifunze nta kindi ubona uretse uruhu rw'umukara ruyitwikiriye. Dushobora kuvuga ko rero izi mpapuro z'umweru zatwikirijwe iki gifuniko. Rero nk'uko nguko twari abantu babi bahindanye buzuye ibyaha gusa, imitima yacu nta kindi cyayivamo uretse ibibi, nk'uko twabibonye muri Mariko 7. Ariko Bibiliya avuga ngo hahirwa abantu ibyaha byabo byatwikiriwe, abantu Imana itabaraho icyaha. Ndagira mbabwire ngo impamvu ukibona ibyaha ni uko ibyaha byawe utizera ko byatwikiriwe n'amaraso ya Yesu. Biramutse bimaze gutwikirwa n'amaraso ya Yesu, nta kindi wazajya ubona uretse amaraso ya Yesu. Ariko kuki ubona ibyaha buri gihe? Ni uko utigeze wizera ko Yesu amaraso yamenye, igitambo cye cyakuyeho ibyaha byawe, kandi kuvuga ko ibyaha byakujweho kwitamba bivuze ko Yesu yabitwikirije amaraso ye. Niyo mpamvu Imana itabona ibyaha byawe. Niyo mpamvu Imana itabona ibyaha byawe. Niyo mpamvu abafite kwizera iyo bagiye imbere y'Imana bagenda bayibwira ngo Mana, turi abakiranutsi, turi intungane, turi abantu bahiriwe, turi abantu bashobora kwakira umugisha mu maso yawe. Uyu munsi utekereze ku buzima ubaho, urebe impamvu utekereza ko uri umunyabyaha, impamvu utekereza ko uri umunyabibazo utari umunyamahirwe, urebe impamvu uhora wiganye. Ese ni waba wizera umutima wawe? Umutima w'umuntu ugomba kumenya ko ushukana kurusha ibintu byose, kandi ibitekerezo byawo ni bibi gusa kugeza iteka ryose. Niyo mpamvu abantu bamaze gutahurira ibanga ntabwo bongera kwizera ibyo imitima yabo ibabwira, ahubwo bizera icyo ijambo ry'Imana rivuga. Uyu munsi uhitemo kwizera ijambo ry'Imana cyangwa kwizera umutima wawe. Nuhitamo kwizera umutima wawe, nta kindi kizakubaho keretse kubona ko uri umunyabyaha gusa, kandi amaherezo ni ukurimbuka. Ariko nutizera umutima wawe, nicyo gihe uzabasha kwizera ijambo ry'Imana, kandi uzahita ubona ko ibyaha byawe byose byatwikirijwe amaraso ya Yesu. Yesu yabikujeho kwitamba, uri umunyamugisha, uri umuntu wemererwa guhagarara imbere y'Imana nk'umwana mu rugo, kwakira iby'Imana yaguteguriye byose. Ndabashimiye. Uyu munsi ndashaka gusoreza hano muri iki cyiciro, hanyuma n'ejo cyangwa se ejo bundi dushobora kuzakomeza tugasubukura aho twari tugereje. Munyemerere nsenge dusoza. Mana, ndagushimiye kuko wemeye ko abo bantu bose bumvira ijambo ryawe. Ijambo ryawe rifite imbaraga. Riravuga ngo ubutumwa bwiza n'imbaraga y'Imana ihesha abizera bose gukizwa, uhereye ku Bayuda ukageza ku Bagiriki, natwe abanyamahanga tubasha kwakira agakiza binyuze mu butumwa bwiza. Umurongo wa 17 w'igice cya mbere cy'Abaroma uravuga ngo nuko muri bwo harimo gukiranuka kw'Imana, kandi niho guhishurirwa kugayeshwa no kwizera. Mu gihe twizeye ijambo ryawe, twizeye ubutumwa bwiza, nicyo gihe tubona gukiranuka kw'Imana kandi kugahinduka kwacu. Ndasengera rero imitima yose yumvishe iri jambo, kugira ngo ntiwemerere abantu kwizera imitima yabo nk'abo basare bakomezaga kwizera ibitekerezo byabo bakenda kwicwa n'inyota, ahubwo ureka abantu bagenzure muri Bibiliya, bagerageze ijambo ryawe kandi baryizere. Nizera ko abantu nibatahura ko wamaze kuduha ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu, ko wamaze kuduha imigisha yose muri Kristo Yesu, ko Yesu yamaze gutwikiriza ibyaha byacu amaraso ye, ni ukuri bazabahoka icyaha
kandi bazabaho ku muvumo wose, bazabaho babana n'imigisha yawe, bafite umunezero wuzuye uhereye none ukageza iteka ryose. Ndagushimiye rero ko wumva gusenga kwacu, kandi ko witeguye kuyobora imitima y'abantu bose bakurikiye iki cyigisho. Nsenze byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane, nawe utaha.